inzoga nawe wavutse nka Yesu Kristo ntabwo bigeze erega na Yesu yaragasogongeye mwa yisogongeye ryari mwa yabonye inyana z'imbwa zinaniwe kwiruka bari ku rugendo ahita akora ubufindo amabuye yahinduye ngo yahinduye inuzi umugati urumva nawe urabizi amazi ayahindura inzoga divayi ni inzoga Yesu n'urukara ni umuzungu sembe ariko buriya urebye Yesu wasanga ari ikimanye wasanga avuga ku bazungu n'abirabura wabwirwa kubera iki kandi Yesu adafite se umwana udafite se urikumva none bamwita nde udafite umwana wavutse kuri nyine atazi se ubwo ushatse kuvuga ko Imana ndi kubaza Yesu Imana yakoze amahano zikora nyine mu mazi urumva rero Imana Yesu yakoze yahinduye amazi inzoga Yesu yakoze ubufindo ahindura amazi inzoga yabonye abarezi Yesu yabonye abarezi bari kunywa amazi bageze aho barananirwa ahita akora ubufindo nyine ahita akora inzoga ntabwo n'icyo mutazi Yesu niyo muntu wazanye maji ubundi Yesu asate Yesu asa nanjye kunkorera inzoga ariko gusa Yesu asa nawe hari ikindi kintu numvise ukumva hari akantu nigeze kumva ngo ujye ubona abantu nyine badasa neza ukumva badasa neza Imana mbese nkubwira ngo Imana yaremye umuntu yamaze kumurema umuntu imuha ishusho imwe kandi umunsi umwe ku Mana ni iminsi 1000 ku Mana ubwo isura imwe ku muntu amene ku Mana aho ngaho sinjya mbyemera ntabwo yaba ari amasura 1000 ku muntu ku buryo nkawe waba arimwe nko ku sura ya 840 ingahe ushatse kuvuga ko ndi ikibore oya ntabwo navuze ko uri ikibore none se ko waborewe abarundi babyita kuboregwa wambonye naborewe abarundi ariko niko babyita muri mako uzangira ifumbire none gapiriyo ukunda inyama inzoga inzoga iki cya gatatu ni inzoga nkunda inyama n'inzoga gusa ngize ngo ugiye kuba nkayaka umushoti wanjye ngize ngo ugiye kuba nkayaka ubwo nibyo niteguye ngo mbwire nkayaka kandi mwaraturanye yari na mushoti wanjye njye nkunda inzoga bwa mbere nkunda inzoga ngakunda inyama dutandukaniye ni uko asa nanjye gusa ariko wowe ntusa nawe ntabwo usa nawe ubwo nawe asa nanjye ariko wowe ugasa we asa nanjye ubundi ko njyewe nsa nanjye ko ndiko narazanye imvi ni uko nshaje ariko gapiriyoko siko ufite imvi nyinshi umuntu uza mu musatsi no mu bwanwa ni gapi ntabwo ari gapiriyoko Pinopi ko ndi kumva uzi slang nyinshi zo mu Kinyarwanda Ikinyarwanda cya nyacyo urakizi ndakizi ariko ntabwo nkizi ntubaze kubyerekeye kuki inka amata nangwa inzoga zijyanwa ibwami bazitwara mu ki zijyanwa ibwami nyine bazita inzoga bazitwara mu ki bazitwara mu macupa mu maki mu macupa amacupa bwoko mu gacuma ibicuma
igicuma kiba gisutse ubundi rero wanywa urwagwa nubundi narufite ahita nibera umuyisilamu. Gapire nimba atari ibanga avutse ryari? Ufite tatuwaje zingahe ku mubiri wawe? Mfite tatuwaje enye. Utashize n'imwe mu maso? Biri mu nzira. Uzifite hehe izo enye? On a neck, mu ijosi no ku kaboko gusa. Yeah. Enye no ku maguru. Ufite iyo ku kaguru? Yeah, amaguru abiri. None ndijyandaye ugiye se Gapire ngasezera? Okay, turabakunda Mugabo family niyo channel kandi mujye muyikurikirana please. Nubwa kabiri nubwa kangahe haryo? Tundi Gapire numvise ngo zino guteka ariko njye ndateka sha. Vuga guteka wumva. Guteka nkubita umuceri ngara no kotsa inyama. N'umuceri gusa? Turabakunda. Umuceri n'inyama gusa? Okay, turabakunda kandi mujye mudukurikirana. Injanga n'ubugari. Injanga n'ubugari. Yeah. Injanga zisa n'abazayirwa n'abambe n'abagabo. Turabakunda guys, please comment, share and subscribe. Kandi waba ushaka wese perime yahamagara 07 9 3 7 0 harya niyora karatse ndebe ni 07 079 3 7 niba ntibeshe. Mwiriwe neza ku bantu mwese mukeneye drive license yo muri Texas, ntuza state yose waba utuyemo, state yose waba uherereyemo, upfa kuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USA, Amerika, ntuza state yose waba uherereyemo iyo ariyo yose, uko yaba aho waba uri hose, ukaba ukeneye drive license yo muri Texas, wahamagara iyo nimero turagufasha cyane. Birihuta, ni ibyumweru 2 gusa kubibonye. Duhamagare ku bindi bisobanuro, wahamagara iyo nimero aho ngaho ni 214 574 0866. Kubumva ururimi rw'icyongereza batumva imibare neza kuko ibihugu byagiye bituvanga indimi zikatuvanga, ni 214 574 0866 214 574 0866. Waduhamagara cyangwa se ukajya muri comment ukandikamo ukatubaza ibibazo, twiteguye kugufasha cyane byihutira kandi bishoboka cyane. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza kandi ciao.